Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, ibyo kubagezaho ndi mukaza Rukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, iteganyagihe ry'amasaha nijoro, iry'umunsi w'ejo, ndetse turaza gukomoza no kurya iminsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu mu masaha ya mu gitondo, ariko mu masaha yo ku gicamunsi imvura yumvikanamo inkuba yaguye mu bice byo mu burengerazuba, ibice bimwe na bimwe by'amajyaruguru, ndetse no mu karere ka Nyagatare mu bice byo mu burasirazuba. Mu masaha ya nijoro hateganyijwe imvura mu bice byinshi by'igihugu mu ntara y'uburengerazuba, iy'amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'iy'amajyepfo. Mu burasirazuba bw'igihugu cyacu ho hateganyijwe ibicu bitari butange imvura. Naho umuyaga uteganyijwe ku munsi w'ejo wo ni umuyaga uringaniye ushyira kuba umuyaga mwinshi. Uyu muyaga ukazaba ufite icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu cyacu nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Mu masaha mu gitondo hateganyijwe imvura mu turere twose tw'intara y'amajyepfo. Byumvikane ko hose hateganyijwe imvura itumvikanamo inkuba, ariko mu bice byo mu burengerazuba naho hakaba hateganyijwe imvura mu turere twaho twose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C10 ndetse na °C13, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe gukonja ugereranije n'ahandi mu gihugu hari igipimo cy'ubushyuhe cya °C10. Mu bice by'amajyaruguru hateganyijwe naho imvura mu bice byaho byose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C11 ndetse na 14, aho akarere ka Musanze rero hateganyijwe gukonja mu ntara y'amajyaruguru. Mu bice byo mu burasirazuba mu masaha y'igitondo hakaba hateganyijwe imvura, ariko igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe ahenshi ni kuri °C16, uretse akarere ka Ngoma na Kirehe hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C17. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura mu masaha ya mu gitondo, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kikazagera kuri °C16. Mu ntara y'amajyepfo mu masaha yo ku gicamunsi hakaba hateganyijwe imvura, ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Mu bice byo mu burengerazuba rero hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kikaba kiri hagati ya °C24 ndetse na 28. Amajyaruguru ateganyijwemo imvura yumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C25 ndetse na 27. Mu bice byo mu burasirazuba hateganyijwe imvura ni mu karere ka Bugesera, Ngoma ndetse na Kirehe, aho ni mu majyepfo y'uburasirazuba, ariko hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Akarere ka Nyagatare niko gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya °C30. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura yumvikanamo inkuba mu masaha yo ku gicamunsi, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C29. Naho mu minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo ku itariki 4 kugera tariki 8, mu bice byinshi by'igihugu hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba, cyane cyane amasaha ku gicamunsi, uretse ku itariki ya 6 ukwezi kwa 3. Ku munsi w'ejo rero izuba rikaba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 12:06 za mu gitondo, rirenge saa 12:20 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.